Amwe mu makosa abantu benshi bakora igihe bari kuva imyuna, ni uguhengeka umutwe inyuma, noneho akibaza ko uko amaraso ari kujya inyuma, atari kuyabona imbere, akagira ngo nibwo birahagarara. Ibyo ntabwo ari byo. Iyo uri kuva amaraso mu mazuru cyangwa ufite imyuna, icya mbere ukwiye gukora ni ukuzana umutwe wawe imbere, ukawegeza imbere. Icya kabiri ni ukwirinda gushyira ibintu bikomeye mu mazuru yawe, ahubwo hari tekiniki yoroshye cyane ukwiye gukoresha. Igihe cyose ubona uri kuva mu mazuru, irinde gukanda kuri iri zuru nk'uko tubibona aha ngaha, ahubwo icyo ukwiye gukora ukanda hano inyuma, hano ku igufa, hano hakomeye, urahakanda cyane, ukahakanda iminota 2, wamara kuhakanda, ubundi niyo haba hari twa dutsi duto duto tuba turi kuva. Iyo turi kuva rero ukahakanda, uhita udukomprima, tugafunga, tukaziba, noneho ntidukomeze kuva. Iyo ibi ngibi ubikoze ukamara iminota 5 ukanze aho ngaho, amaraso agakomeza kuva, ni byiza ko wafata igitambaro kirimo amazi akonje, ukakishyira ku gahanga, ukagifatisha ku gahanga, kuko ya mitsi itwara amaraso, ama-artère ophtalmique yose aba ashamikiye mu maso. Rero iyo ushyizeho igitambara, ya mitsi minini isa nkaho izibye, irifunga, yakwikanda, amaraso akagenda gake, bityo rero hahandi ku izuru amaraso ari gusohokera naho bikaba byagabanuka, bikageraho binahagarara. Iyo ukoze ibi ngibi bibiri bikanga, ugakaraba amazi akonje bikanga, ni byiza ko wajya kwa muganga, ukirinda gufata imiti gakondo, imiti y'ibyatsi n'ibindi ushobora kwinjiza mu mazuru yawe, noneho bikangiza indi mitsi yo mu mazuru n'izindi ngingo, cyangwa bikagutera n'ama-infection, kuko akenshi ibyo byatsi biba birimo amamikrobe n'ibindi bishobora kukwangiza. Nimba wakunze iyi video, kanda kuri subscribe, kande no kuri like.